nguhaye ikaze nanone kuri Today 250. Ndizera ko aho uri umeze neza cyane, nimba kandi nawe waba utameze neza reka nkubwire ngo wihangane, Nyagasani arabizi byose kandi niwe mugenga wa byose. Dutemberane, twayikomeje dutemberanye hahandi tugenda tubatembereza hirya no hino tubereka uduce dushyashya, amateka, ahantu hari amateka atandukanye cyangwa hari udushya tugiye dutandukanye. Uyu munsi ngira ngo uri kubona ayo mazu ari aho ngaho kuri screen zawe, ni umudugudu mishyashya, ahantu hashyashya muri Kigali. Twavumbuye indi midugudu mishyashya ku bantu mwifitiye gahunda, ku bantu mushaka gutandukana n'ubukode, muze tubereke indi midugudu mishyashya iri kuzura hano mu mujyi wa Kigali. Ndamya ko aha hantu reka nere kuhavuga, banza ujye muri comment utubwire. Ni umwe mu midugudu mishyashya iri kuzura mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Gasabo. Ubwo umurenge nawe urawumbwira aho hasi muri comment. Niho hari kuzura uyu mudugudu uri kubona, ni umudugudu witwa Heza Estate. Heza Estate. Heza Estate. Heza ni na heza koko iko bimeze. Heza Estate ni umudugudu mushyashya uri kuzura mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Gasabo. Ubwo umurenge reka ndeke kubabwira, ubundi namwe mumbwire aho hasi muri comment kugira ngo menye ko namwe mujya mutembera koko. Gahunda ni dutemberane. Sasa uyu mudugudu impamvu twahisemo kuba rero tubatembereza uyu munsi nuko ari mushyashya kandi ugiye gutuma ibijyanye n'imiturire mu mujyi wa Kigali bijya ku rundi rwego. Uyu mudugudu wubatswe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi, ni ubwishingizi se buriya cyane ubwizigamira, n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize aricyo RSSB, Rwanda Social Security Board. Niyo yubatse aya mazu mu rwego rwo kwegereza abanyarwanda cyangwa kubafasha gukemura ikibazo kijyanye n'imiturire. Ikibazo kijyanye n'imiturire mu mujyi wa Kigali kirimo kiragenda gifatirwa ingamba zikomeye kandi zibereye ijisho ry'uyu mujyi. Ngira ngo namwe muri kubona ko ni imidugudu myiza isa neza cyane. Ni imidugudu igizwe n'amazu 548. Amazu 548 niyo ari muri uyu mudugudu, akaba akubiye mu bice bibiri. Hari amazu ari mu appartement cyangwa se ama etage maremare mushobora guturamo muri abantu, muri imiryango myinshi itandukanye. Hakaba n'andi mazu yitwa town house. Town house akaba ari inzu nyine ushobora kubamo ari famiye imwe, atari ukuvuga ngo ni appartement. So rero urumva ni ibyiciro bibiri. Aya mazu akaba ari umudugudu uzaba urimo ibikenerwa byose, serivisi zose zikenerwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza, zose zizaba ziri muri uyu mudugudu. Bya bindi byose uzi bizaba biri muri uyu mudugudu. Kugira ngo n'imihanda ijyayo urabona ko iracyari y'ibitaka, ariko mu minsi mikeya nayo irabigizwe kaburimbo. Uyu mudugudu rero ugeze ku kigero cya 95% wubakwa. Kuvuga ngo uri hafi kuzura, hasigaye nka 5% gusa niyo gukora amafinisage, ubundi ba nyirazo bagatangira kuzitahamo. Abambere b'inkwakuzi rero batangiye kuzigura kuko izi nzu zamaze kujya ku isoko, zatangiye no kwamamazwa. Ubundi ni amazu ari muri kategori ebyiri nk'uko nabikubwiye, ama appartement ndetse n'amazu asanzwe ushobora kubamo uri famiye imwe, atari byo kuvuga ngo muraturanye. Kuri bizi hari appartement hari igihe uturana n'umuntu utaranabishakaga, ariko kuko nawe yaguze nta kindi warenzaho, urabyubahiriza. Rero udashaka kuba muri appartement ushobora kwigurira iyawe iri ku ruhande, nazo zirimo kabisa. Nta nzu irengeje ibyumba 3 iri muri uyu mudugudu. Zose ni ibyumba 2 na salo, ikabije akaba ari ibyumba 3 na salo. Ku kijyanye n'amafaranga rero nayo ntabwo ari menshi cyane ugereranyije nuko aya mazu ateye cyangwa n'ubwiza bwayo ndetse n'aho aherereye. Ni kuvuga ngo guhera ku nzu y'ibyumba 2 na salo ni uguhera kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyumba 2 na salo ni miliyoni 80
yonyine, naho ibyumba bitatu ni uguhera kuri miliyoni 101 ukazamuka. Guhera kuri miliyoni 101 ushobora kubonamo ibyumba bitatu, hanyuma guhera kuri miliyoni 80 ukaba wabonamo ibyumba bibiri. Akarusho rero gahari ni uko aya mafaranga yose ntabwo usabwa guhita uyishyura icyarimwe, oya, muhumure rwose. Aya mafaranga ushobora kuyishyura mu gihe kirekire. RSSB yubatse aya mazu yavuze ko yagiranye ubufatanye n'amabanki atandukanye akorera mu Rwanda, ku buryo ayo mabanki yakorohereza abakiriya bayo, bakaba baza bagafata amazu mo hano, ubundi bakajya bakatwa make bitewe n'umushahara uhembwa, kuzageza igihe uzamaramo ayo wiyemeje cyangwa ajyanye n'inzu wahisemo. So nimugire ubwoba rero, nimugire ubwoba, ibintu byiza byose ntibikabakange kabisa. Ubu ngubu ku makuru mfite nakuye hano hantu nuko kugira ngo mvuge ibintu bidateye ubwoba, abanyakigali mufite n'amafaranga, abantu bari muri Kigali mufite amafaranga, mujye mubyemera. Muri aya mazu amakuru nakuye hano nuko inzu za miliyoni 80, muri izi ngizi, ubwo ni ukuvuga iz'ibyumba 2 na salo, hafi ya zose zarashize, hafi ya zose za miliyoni 80 ziri hafi gushira. Nimba ufite gahunda ni akazi kawe witinda, kuko ndakubwiza ukuri ko mu minsi mikeya haraba hasigaye iza miliyoni 101 kuzamuka ukageza kuri miliyoni 117. Ngayo nguko rero, ngayo nguko gahunda nidutemberane, iyi yitwa Today 250.